Muraho neza nshuti bakunzi ba RPC Show, bahaye ikaze muri iki kibanza nkuko bisanzwe duhora tuganirira hano kuko twabisezeranye ko ari muri cya kibanza cyacu cyo tuganiriramo, duhuguraniremo ndetse tunigishanye, kuko naje gutahura neza yuko umuntu aganira n'abandi yunguka kumenya mu bumenyi, akunguka ubumenyi, ibyo mwazi akakongera kubyuzi, bigenda byubaka ubuzima bwawe ku buryo usanga mu by'ukuri ari iby'ingenzi mu buzima kuganira n'abantu. Hanyuma rero mwe turimo tuganira ndetse n'abandi bazagenda badukurikirana mwese, tubahaye ikaze nkuko aha ni mu kibanza rusange, twese buri wese afite uburenganzira bwo kwinjiramo akaba yajya abona ibiganiro byacu ndetse nawe akajya afata umwanya wo kuganira natwe. Hanyuma rero uyu munsi nagira ngo tuze gufata akanya tuganire, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze dusenge kugira ngo mbakire muri iki kibanza mu buryo bwo gusenga, twese tuhure mu bitekerezo hanyuma tubone kuganira. Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri mwanya mwiza kuganira na bene data, n'amahirwe meza kubona umwanya nk'uyu. Turagusaba kugira ngo ubane natwe muri biganiro kandi utugirire neza, Mwuka wera w'Imana abane n'ubuzima bwacu, aduheshe kumva no gusobanukirwa byimbitse kugira ngo turusheho gukomeza kumenya ndetse no gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana. Tuguhaye icubahiro, tuguhaye ndetse ikaze muri iki kibanza kugira ngo ubane natwe, kuko ndabizi neza yuko aho duteranye tuganira nawe buri kumwe natwe. Ubwiza bwawe rero reka bugote buri wese yumve umutima wongeye kwishimira umwanya mwiza wo gusabana nawe ndetse no kugubwa neza mu buzima bwe. Mu izina rya Kristo umwami wacu tubisenze twizeye kuzumva gusenga kwacu Mana. Amen. Amen. Nongeye kubaha ikaze rero kugira ngo buri wese yisange yiyumve muri iki kibanza, muri iki kiganiro, kuko aha ni mu kibanza cyacu. Nagira ngo dufate umwanya tuganire hejuru y'ikibazo nibajije, numva twakibazanya hanyuma tukagitangaho ibitekerezo bitandukanye, buri wese akakivuga uko yumva, ndetse byanaba ngombwa tukaza tuhamagara buri umwe ku wundi tumubaza uko abyumva, akagira iko atubwira hano muri iki kibanza cyacu. Nibwo bizagenda bidufasha bikatubera byiza. Muri uyu mwanya rero icyo kibazo kirabaza kiti, niki wakora kugira ngo wubake ubusabane bwimbitse n'Imana? Ubuzima bwawe kugira ngo bube mu busabane bwimbitse n'Imana, niki wakora? Niki gisabwa? Umuntu yabiheza fomu zitandukanye. Niki gisabwa kugira ngo umuntu agire ubusabane bwimbitse we n'Imana ye? Ndimo ndaganira n'abizera bakiriye umwami Yesu mu buzima bwabo, bamwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Icyo ni ikibazo buri wese agomba kwibaza kugira ngo bikunde bimuheshe kumenya icyo yakora. Hanyuma hari ibintu byinshi natekerejemo, usanga hari uburyo tubikora, ariko uko tubikora cyane siko biduha ubusabane bwimbitse n'Imana. Aho usanga abenshi dufata ibihe birebire cyane byo kuba muco twita gusenga, turimo dusenga nubwo gusenga gufite ubusobanuro bwinshi kandi gufite uburyo bwinshi abantu bagukora kugira ngo bikunde bibaheze umusaruro mwiza cyangwa se bibahesha imbaraga nyinshi kuko bazifuza, ariko ugasanga atari ko umusaruro uko tubikora ungana. None kibatse niki? Ni ukubera iki? Kubera ko umuntu ashobora gufata ibihe binini byinshi yitwa ngo arimo arasenga, ariko ntahabwe imbaraga zingana na wa mwanya munini abishoramo, ntagirane ubusabane n'Imana byimbitse bingana nuko afata umwanya munini ashora muco twita gusenga. Kandi ari nako gusenga kuko twebwe tubivuga abenshi, umuntu akagenda agafata umwanya akiherera agasenga cyane, akaba yomara iminsi 7, yomara iminsi 21, yomara iminsi 40, yomara iminsi 70,
yona mara iminsi 90 uko iminsi uko yabingana kose, ariko ugasanga mu by'ukuri nta musaruro mwinshi birimo bitanga. Naje kwibaza icyo kibazo rero aricyo ngira ngo tumwe tuganireho. Gusenga ni byiza, gusenga ni umurimo mwiza kandi w'agaciro. Yesu yasabwiye abantu gusenga, abwira abigishwa gufata ibihe basenga, nawe yarasenze cyane. Kandi iyo wiga imibereho n'ubuzima bwa Kristo usanga bwari bugizwe no gusenga, bwari ubuzima bugizwe n'imbaraga ziva mu gusenga, kugeza aho n'abigishwa bababwiye ngo bafate ibihe basenge. Abigisha gusenga, n'abigishwa bigeze kumubaza ngo abigisha gusenga. Yesu abigisha gusenga. Muri iryo somo Yesu yabigisha gusenga, twebwe usanga dusenga ariko cyane tudashoreye imizi mu isengesho Yesu yigishije abigishwa. Ari nacyo nshaka guheraho kugira ngo twumve igishobora kuduhesha kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana, nuko tugomba gusenga cyangwa se kubaho ubuzima busenga kuko Yesu yabikoze, nuko yabyigishije intumwa za mbere, aho yababwiye ngo nibajya gusenga bajye basaba ubwami bw'Imana kuza, baze basaba ubushake bw'Imana kuba. Ariko usanga kenshi isengesho dutindamo twebwe tutibanda cyane ku bushake bw'Imana, ahubwo twibanda ku bushake bwacu ko ari bwo busohozwa. Kandi reka mbabwire, ntabwo Imana ishobora gufata imbaraga zayo ngo izitinze mu gusohoza ubushake bwacu, kuko ubushake bwacu bwirebaho cyane akenshi, ariko ntibureba ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Kandi ntabwo bishoboka ko Imana ishobora gufata ibisubizo byayo byiza by'agaciro ngo ibisohoreze hanze y'ubwami bw'Imana, y'ubwami bwayo. Ntibishoboka. Icyo Imana iteganya gukora ku bantu bayo, igisohoreza mu bwami bwayo. Cano inyuramo ni mu bwami bwayo. Iyo umuntu rero asenga isengesho ritibanze ku bwami bw'Imana kuza aho ari n'ubushake bw'Imana gukoreka, biragora cyane ko umuntu yagira ubuzima busabana n'Imana. Biragoye yuko waba umuntu ufitanye ubuzima busabanye n'Imana byimbitse mu gihe utaba imbaraga z'ubwami zidakorera muri wowe, ndetse no gukiranuka kw'Imana kutamurikira ubuzima bwawe. Dukwiriye cyane gutinda ku isengesho risenga ubuzima bwacu gusa n'Imana. Isengesho ryacu rikwiriye kuba ari isengesho rishorera imizi mu gusa n'Imana, kwemera ubwami bwayo bukaza bugakorera muri twe, gukiranuka kwayo kukaza kukaba muri twe. Nico gihe tuzagirana ubuzima bwimbitse n'Imana, nico gihe uzagira ubuzima bwimbitse mu busabane n'Imana, aho Imana izahora yishimira kugaragariza ubuzima bwayo muri wowe, ndetse nawe ubwawe nuyishaka nuyikenera ikwiyereke, ibe yakwiyereka, uyibone, uganire nayo, uyumve, presence yayo imanuke kuri wowe. Ariko nimba imitekerereze yawe cyangwa se ubuzima bwawe bushoreye imbaraga mu gusenga gusanisha mu gusa nawe, biragoye yuko ubuzima bwawe buzagirana ubusabane bwimbitse n'Imana. Biragora cyane, nta nubwo bishoboka. Nta muntu ushobora kugira ubusabane bwimbitse n'Imana isengesho rye ari rihaza gusa nuko we yumva ashaka ko aba. Biragora cyane, biragoye. Reka nkubwire inshuti muvandimwe turimo tuganira, biragoye cyane yuko ushoye imbaraga mu gusa nuko ushaka byatuma Imana yemera yuko gusabana kwayo nawe byimbika ku buzima bwawe. Biragoye cyane. So dukwiriye kwishimira cyangwa se dukwiriye guharanira kureba
guharanira gufata ubuzima bwacu tukabusanisha nuko Imana ishaka ko dusa mu bwami bwayo, bugasa nuko gukiranuka kw'Imana kugomba kuba kuri muri twebwe, cyangwa se kuri gukiranuka kw'Imana iyo kuri mu muntu. Iyo umuntu yaba yemeye gukiranuka kw'Imana kukamanuka kukaba itabaza ari muri kiruzima bwe, nico gihe Imana ibiri muri twe. Hagiye Yesu yaravuze ngo iwe ari muri se, natwe tukaba muri we, na se agomba kuba muri twe. Iwe muri se, ise muri twe, natwe muri we. Nta muntu ushobora kugira ubusabane bwimbitse n'Imana mu buzima bwe nimba adaharanira kubaha inyungu z'ubwami bw'Imana, kubaha inyungu, kubaho cyangwa se gusohoza inyungu z'ubwami bw'Imana muri we, cyangwa se gukiranuka kw'Imana kuzura muri we, kuba muri we. Biragoye cyane, biragoye cyane. Abantu bose b'intwari cyangwa se abagabo bose, imvuga abagabo ndabamvuze abizera, abantu bose bizera Kristo, bemeye Kristo, bagiranye ubuzima busabanye cyane n'Imana, bagendanye n'Imana, bicarana n'Imana, bajyamana n'Imana mu buzima bwabo, mu kibanza barimo, bavugana nayo. Ni abantu bagiranye, bemeye yuko Imana izikaba muri bo, gukiranuka kw'Imana kugakorera muri bo, nabo bagasohoza ubuzima bwabo, bagakoresha ubuzima bwabo ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Abo bantu nibo twifuza gusa nabo, ariko sacrifice batanze yo kwemera yuko ubwami buza bugasohoreza inyungu zabwo muri bo, no gukiranuka kw'Imana kukaza akaba ariko kubuzima bugenga imibereho yabo, ni ikintu natwe dukwiriye kubahiriza kugira ngo dukunde tumere nkabo. Ariko utarubahiriza iryo hame ntibishoboka yuko ushobora kugira ubusabane bwimbitse n'Imana. Tibikunda, ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Uko niko ni ibice byinshi bigize iyo ngingo, aho dushobora ndetse no kubaza n'abandi bantu bakagenda baduheza ibitekerezo by'uko nabo babyumva, kuko nabyo ndahamya ko biza kutubera byiza kugira ngo tuze turagenda tugenda dukomeza ikiganiro ijambo kuri rindi. Ariko reka tugire undi tubaza umwe twumva uko tubwira we, kuko ikiganiro kiza kiba cyiza iyo kirimo gisangirwa, iyo abantu barimo basangira kuvuga, niyo kiza kiba cyiza cyane. So nagira ngo tugire umwe tubaza muri twe, nawe atubwire uko abyumva. Ese niki gikenewe cyane kugira ngo dukunde tugirane ubusabane bwimbitse n'Imana? Ni gute twobikora?